ngigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe ndera hano bari kuduhereza n'ibindu. Uyu muntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye. Nta burenganzira bw'ikintu na kimwe y'umuntu adafite nationalité, ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose. Ibyo bababeshya ngo uyu muntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri u Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Abakiri mu buhungiro bahunze hagati ya 59 kugeza muri 98 barongera kwibutswa ko statut y'ubuhunzi rusange izarangirana n'uyu mwaka wa 2017. Bakaba rero bashishikarizwa gutahuka hagendewe no ku makuru atangwa n'abatahutse mbere yabo bagafashwa gusubira mu buzima busanzwe, ubu bakaba bivugira yuko bateye imbere. Ibyo bikaba binyomoza ibinyoma bumva bakiri mu buhungiro babwirwa ko mu Rwanda nta mahoro ahari, nta kubaho guhari, rutaniteguye kubakira. Mu kiganiro cy'umunsi rero reka tuganire n'abatahutse twumve n'ubutumwa bugenewe abakiri mu buhungiro. Ngo abenshi mu banyarwanda bakiri impunzi, cyane cyane abatuye mu mashyamba ya Congo, baba babayeho nabi. Ibyo byivugirwa n'abatahutse iyo bageze mu Rwanda bagafashwa mu bikorwa bibateza imbere bituma bakirigita ifaranga. Byiringiro Jean Paul yatahutse muri 2010 aturutse muri Congo Kinshasa, ubu atuye mu karere ka Rusizi. Wigize gutunganya imisatsi. Ngo aho atangiriye kubona amafaranga aturutse mu byo yigishijwe, nawe yafashe ya mbere ajya kongera ubumenyi muri Kenya, none ubu ngo icyo ashaka arakiha nta wasabye. Navuga ko aho ngeze ari ahantu heza cyane, nabashije gukora ngira ibyo ngeraho bifatika n'uwari wese namugaragariza mu mafaranga nakoreye. Nabashije no kongera kwirihira, ushobora no kugera hanze muri byo nigaga hano. Nabashije kujya Nairobi kubyiga kugira ngo mbinoze neza mu bushobozi nari nkuye mu byo nari maze kumenya. Ndumva rero intera ngezeho ari ahantu heza cyane hashimishije, kandi si ngiye ku giti cyane nyine, nabo twiganye bose mbona bameze neza kandi bakora n'ibyo bize babikora neza. So ni muri urwo rwego n'ubumenyi nabonye ntabyiharira, nabo ngerageza no kubareba aho bari hatandukanye tugafatanya ibyo batazi nkabunguraho ibitekerezo. Hano nari narahize ibintu bya addressing, ni ibintu bijyanye no mu mutwe cyane, noneho hakaza n'ibindi bya beauty bizingiyemo massage, birimo gukora ibintu by'inzara ku buryo buhagije neza. Nabanti kubera ko nabyo mbona bikenewe ku isoko mu mafaranga nari mfite, ndabantireka ngende na Nairobi mbyige neza, kuko ariho nabonaga hari ubushobozi, hari abantu babizi neza kurushaho kugira ngo nanjye kenewe ku isoko ku buryo buhagije. Urumva hariya kuhigwamara umwaka n'igice ni ubushobozi bukomeye. Cyakora ibyo gukora n'ibyo nari narize nabyo nagezeho biramfasha. Gitangira nta bushobozi nari mfite, wenda nari gushaka ikintu simbashe kukigurira, ariko ho bigeze ubu ngubu ndumva icyo nakenera cyose, urukweto rwose cyangwa se umwenda wari wese, si nibyo gusa nabyibonera, ndasabye ubundi bushobozi cyangwa ntawe nsabye. Ndumva bitandukanye na mbere. Indoto mfite rero mu byifuzo byanjye, numva hamwe n'Imana nakomeza gukora cyane, hagira ishuri ryanjye gihariye nanjye ngafasha n'abandi, nkuko nanjye hari uburyo nafashijwemo kugira ngo ngere hongeze. Akimana Apolline nawe yatahutse aturutse muri Congo, ubu we n'umuryango we batuye mu karere ka Rusizi. Nyuma y'igihe kinini bari bamaze mu mashyamba babeshwa ko mu Rwanda nta mahoro ahari, ngo bageze aho babona n'ubundi mu buhungiro naho nta mahoro bafite, nta n'imibereho. Biyemeza gusubira mu rw'ababyaye ngo birebere ukuri n'amaso yabo. Batunguwe nuko bakiriwe neza, none n'ibyo yigishijwe
bituma akorera amafaranga akanagira indoto zo kwiteza imbere ngo kuko afite umutekano. Hari igihe wabaga n'undi wicaye wenda wajya kumva ukumva ari nka nijoro abaye akaduruvaye, nyine ukabona abantu barirukanse baragiye, n'ubundi tuza kwicara dusanga kuguma aho ngaho nta kintu bitumariye pe. Turicara turavuga ati reka tugende dusubire mu gihugu cyacu, wenda ibyo bavuga niba izaba ari byo ubwo nta kundi tuzabyakira uko bimeze, kandi nidusanga ari amahoro tuzaba tugize amahirwe wenda tubwire n'abandi baze bagaruke. Ariko twasanze nyine ari amahoro, byari bitandukanye n'uko batubwiraga. Rwose turicara turatekana ubwo nta kibazo. Mu Rwanda banyakiriye neza, baradufasha baduhereza amasomo y'amezi 6 twiga muri salo gusuka no gusokoza. Nyuma yaho nyine byaje kutugirira akamaro. Jewe bitewe n'ubuzima nabonaga twari tuvuyemo, navuze ati reka ngerageze ndebe ko nazamuka. Bari baduhaye ibikoresho bya salo, ndavuga ati reka ngerageze mprofite ndebe ukuntu nyine nabibyaza umusaruro nkajya ngenda mfasha abandi bavandimwe. Yangereranyije nuko nashoboye gutahuka, ngiye byaramfashije kuko aho ngereye mfite itungo mu rugo cy'ingurube, kandi ntago nkigora ababyeyi wenda bangeneraga amavuta bakangenera umwambaro. Mu gihugu cyanjye numva ntekanye, indoto numva ziri imbere yanjye cyangwa imishinga nshobora kugeraho, nazamura famiye, kandi noneho n'urundi rubyiruko nyine rwananiwe kwiteza imbere ngo twagiye tuzana tuvuye aho ngaho muri Congo, nagenda mbasanga nkabagira inama, nkababwira ko nabo bakagombye nyine kuza tugafatikanya tukiteza imbere, nyine tukagera aho tugeze igihugu, n'abakiri inyuma tukagenda tubabwira bakaza. Umushinga wo gufasha abatahuka gusubira mu buzima busanzwe ubafashiriza hamwe n'abandi banyarwanda batishoboye baba baturanye nabo batahutse. Abigishijwe kudoda inkweto babashije gukora koperative yitwa Ngwino Urebe mu murenge wa Mururu. Umwe mu bagize koperative yavuze ko bamaze kwiteza imbere kandi bafite indoto zo kuzakora uruganda rukora ibikomoka ku ruhu. Mbo tukaba dukora ibintu bikomoka ku mpu, twateyemo inkunga na midimari. Kubera ubw'ubukene nta ukuntu ari mfite ubushobozi bwo kuba nakirihira, baramfasha bajya banyigisha gukora ibintu bikomoka ku mpu nk'inkweto. Nkaba ngeze ku rwego rushimishije, bishoboka kuba nanjye nashobora kuba nakorera umuntu inkweto cyangwa sentire ishimishije kabisa ku buryo bugaragara. Maze kwigeza ku buryo nakigurira mituweli, nakishyura mituweli, mbo nkaba nanakikorera inkweto yo kwambara nta rimbi bishoboye, mbo nkaba ntajya kuyigura ahandi kandi nyikora. Mbo nkaba n'ikindi nshobora gukorera nka family yanjye inkweto, buri wese akaba yakambara ku nkweto buryo bugaragara yakozwe nanjye. Abakiriya baraza, abarangura baraboneka, nabaza gukoresha cyane cyane twinokorera abakoresha mariage. Kaba dushaka ko wenda twakaguka tukazamuka cyane tugatera imbere ku buryo ki tugera ku rwego rw'inganda. Umushinga wo gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka ni umushinga wa midimari iterwamo inkunga n'amashami y'imiryango y'abibumbye ikorera mu Rwanda yibumbiye muri 1UN. Usibye abafashijwe kwiga imyuga batuye mu karere ka Rusizi, hari n'abandi batahutse batujwe mu turere dutandukanye, abatishoboye bagafashwa no muri gahunda zitandukanye zirimo guhabwa aho kuba, imbuto zo guhinga, amatungo yo korora ndetse n'imyuga itandukanye. Kandi abarangije imyuga bagahabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha gutangira bakorera mu mashyirahamwe. Midimari mu isesengura ikora hasurwa abatahutse, ngo basanga batahutse baramaze kwiyumva muri sosiyete nyarwanda, bariteje imbere kandi baharanira gukora ngo bakomeze kwiteza imbere. Urebye bateye intambwe mu rwego rwo kwiteza imbere, kuko abenshi batahutse bigishijwe imyuga, bahawe impamba y'amafaranga, bahawe amatungo, bahawe amazu. Mu by'ukuri iyo usubiye inyuma ukareba imibereho bafite ugereranyije niyo bari bafite mbere, usanga hari itandukaniro rikomeye, kuko ubufasha bagiye babona cyane cyane binyuze muri gahunda zitandukanye za leta byagiye bituma bagira umusingi w'ubuzima ukomeye,
ku buryo byatumye bajya muri gahunda zitandukanye zo kwiteza imbere. Ibyo rero byatumye imibereho yabo ihinduka cyane, aho umuntu abasura mu turere mu mirenge itandukanye usanga rwose ubuzima bari bafite baje cyane, ndavuga nk'abamaze imyaka 2-3 kusubiza hejuru, ubona rwose baramenyereye, ahubwo hari n'abamaze kurenza abaturage basanze. Mu gihe hasigaye amezi atageze neza kuri 6 ngo igihe cy'ikurwaho rya sitati rusange ku mpunzi z'abanyarwanda kigere, aricyo tariki 31 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017, abakiri impunzi batarafata icyemezo baragirwa inama yo kubitekerezaho itariki ntarengwa itarabagereraho. Tukomeza kubashishikariza gutahuka kuko nk'uko bivuze hasigaye igihe gitoya cya cyemezo cy'ikurwaho rya sitati rusange ku mpunzi z'abanyarwanda kigashyirwa mu bikorwa guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2018, amezi make asigaye. Turagira inama rero abakiriyo wenda batarafata icyemezo cyo gutahuka ku bushake cyangwa gushaka ibyangombwa bituma baba muri ibyo bihugu bibacumbikiye ariko batitwa impunzi, kubikora vuba kuko nyuma y'icyo gihe bazahura n'ingorane mu nzego navuga nk'ebyiri, kuko ubufasha bajyaga babona bwabafashaga cyane cyane mu bijyanye na transport. Akenshi bazanwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ribafasha kuva muri ibyo bihugu bibacumbikiye bakabageza mu Rwanda, ndetse bakabaha n'impamba ibafasha gutangira ubuzima. Nyuma y'iyo tariki rero ubwo bufasha buzahagarara. Niba hagarara namwe murumva ko hazaba habaye ikibazo gikomeye, no kuvuga ngo bazaba bagiye mu gihirahiro. Na bya bihugu byari bibacumbikiye ubundi bibacumbikira kuko ari inshingano zabyo, kuko baba bari mu kurengerwa n'amategeko mpuzamahanga ya HCR. So kuvuga ngo HCR nibavanaho amaboko urumva bazaba batakibarirwa mu bantu barebwa n'iryo shami ry'umuryango w'abibumbye. Ibyo rero bizatuma haba ingorane kuko bazahita bahinduka abantu badafite aho babarizwa. Ntabwo tubyifuza rero ku banyarwanda, ku munyarwanda uwo ari we wese. Abatahutse mbere nabo bahisemo guha abakiri mu buhungiro ubutumwa bubashishikariza gutahuka nk'abantu bigereye mu Rwanda kandi biboneye uko rumeze n'amaso yabo. Njye narushishikariza kugaruka kuza mu gihugu cyabo, kuko hanze hariya ntantu udashobora no gukorera akantu, nta mutekano uhari wuzuye mu gihugu cy'abandi, kuko hari n'igihe utangira n'akantu ariko kubera ubwisanzure bukeya mukabisiga mukagenda. Nababwira rero bakagaruka mu Rwanda bakaza bakatwigiraho tugakomeza ubuzima, kuko mu Rwanda nta kibazo, umutekano rwose. Kuriya mbona baba bari guhomba, nkanjye nsubiye muri Congo wenda urubyiruko twabanaga dushobora no kutemera ko ari njyewe. Byo kugereranya byo ni ibintu bigoye, urumva ubuzima bwo mu ishyamba noneho ampulisi uri n'impunzi birumvikana ni ubuzima buba bugoye cyane, ntamenye uko mbugereranya. Uko navuga rero kereka wenda mbonye nk'umuntu uri kiriyo nkabasha kumusobanurira uko mbayeho, cyangwa nawe nambonye abona ko hari itandukaniro njye nawe. Icyo nashishikariza buri wese waba ukiriyo ni ugutaha akaza mu gihugu cye, kuko ari amahoro, ari byiza gusa. Bitandukanye no mu ishyamba haba harimo amarisike menshi yo gupfa, hari ibibazo byinshi, hari indwara nyinshi. Ubwo rero numva ari ibishoboka buri wese uriyo ku cyanjye gite, ahubwo nakamuzanye akabaho nk'uko mbayeho, kuko ntabwo mbayeho nabi. Turabashimwe babanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwongeye kwibonera ko abatahutse aribo bivugira uburyo basanze u Rwanda, bagasanga bitandukanye n'ibyo bababwiraga bakiri mu buhungiro, birimo ko babwiraga ko nibagera mu Rwanda bazicwa, nyamara bamaze imyaka n'imyaka bari mu Rwanda babona batarishwe, ahubwo barafashijwe gusubira mu buzima busanzwe bakaniteza imbere. Baka rero banivugira ko babeshwe ngo hari umutekano muke, ariko baje bagasanga hari amahoro asesuye n'ibindi bitandukanye biboneye. Bakaba rero bashishikariza abakiri impunzi gufata icyemezo mbere y'uko sitati y'ubuhunzi rusange irangirana n'uyu mwaka wa 2017. Hakaba harimo guhitamo gutahuka cyangwa se bakaguma mu bihugu bari barahungiyemo ariko bafite ibyangombwa nk'abanyarwanda batakitwa impunzi. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishirwa ya midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kubifuriza ibihe byiza.